ibi bimenyetso bireba abantu bose bamaze kwizera. Intambara mu Burayi ziraca ibintu, intambara muri Afrika ziraca ibintu, intambara muri Aziya ziraca ibintu, intambara zishingiye ku byihebe n'ibindi, inyigisho z'ibinyoma ziyobya abantu, ubwicanyi bw'abayisilamu barimo kwica abakristo, ubugome bumaze kugwira mu isi, aho abagabo bica abagore babo, abagore bakica abagabo babo, abana bakica ababyeyi. Ibyo byose Yesu yarabigaragaje avuga yuko mbere yuko agaruka uko abantu bazimura umwana, bakamwimura akahava bakimika ibindi, abantu bagasubira inyuma, hakaduka bigisha b'abakozi ba Satani babuza abantu kwiza ubusa no gusenga, hakaduka bigisha b'abafilozofi n'abascientifique bashorewe n'imbaraga z'imyuka mibi y'abadayimoni zipfa byitabo cyitwa Bibiliya, hagaguruka abakabaliste, hagaguruka abapanafricaniste, bakaza gupfobya Bibiliya bakabwira abantu kugaruka mu mico y'ibihugu, tekinoloji ikarangaza abantu. Paulo rero aravanga ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Nurangiza rero ukora ibi bintu bine: icya mbere uhane, icya kabiri uteshe, icya gatatu uhugure, icya kane wigisha. Umuntu wese ufite ibi bintu akundwa n'abantu bake, kandi abo bantu bamukunze nibo bajya mu ijuru, abandi barajya kurimbuka. Umuntu utemera guhanwa, ntiyemere kubatesha ibyo afite bitazamugeza mu ijuru, ntiyemere ko bamuhugura, ntiyemere kwigishwa, uyu muntu azarimbuka, kuko nibyo byarangaga Yesu. Yesu yaraharaga agatesha, agagura, akigisha. Pawulo nibyo byamuranze. Turimo gutesha twerekana amadini ko atigeze ageza abantu ku gakiza. Turi gutesha tubwira abantu bari mu madini ko nta kintu mwavanyeyo mugiye kurimbuka. Turi guhana tubabwira ngo muve muri ibyo byaha, muve muri ibyo, mwizere Yesu ko ayo madini mwicayemo nta bugingo mufiteyo. Turimo guhugura twereka abayobozi b'amadini yuko batigeze bubahiriza mission Yesu yasigiye itorero: kwagura ubwami bw'Imana, kubwiriza, kubatiza, kwigisha, gutoza. Igihe kizaza ni iki turimo. Icyo gihe kizaza ngo nibiki bigomba kubaho, ngo ntibazihanganira inyigisho nzima. Batweretse ibintu bigeze muri 6 bizaranga bo muri iki gihe cy'imperuka. Niyo mpamvu dutanga ubutumwa Imana duhaye benshi ntibabwumve. Niyo mpamvu abayobozi b'amadini tubabwira tubahugura ntibumve. Niyo mpamvu tubwiriza abantu kwihana ibyaha ntibabyumve. Abantu benshi gasanga babipinze ubundi baratwita abayobe, ariko nta kibazo. Kuyoba kwacu ufite ishingiro kandi gufite aho kutujyana. Yaba warayobye nkatwe, kuko tugiye kureba ubuyobe ufite, ariko se ko na Bibiliya utayemera, ariko se kutanayizi. None ubwo niba unyita ko nayobye nkavuga ko wayobye, ubwo uri mu nzira ninde? Kugira ngo tumenye uri mu nzira tumurebera muri Bibiliya. Twebwe rero turabereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Katolike amadini yose yarayobye kuri yo, ADPR andi madini yose yarayobye kuri yo, kandi ayo madini nayo ADPR nabayobe kuri yo. Hanyuma kandi ayo madini nayo Katolike nabayobe kuri yo. Abaluteriyeni nabo hari ukuntu bareba andi madini yose bakabona yarayobye. Abadivantiste ku yandi madini yose nabayobe. Amadini yose ku badivantiste nabo abadivantiste barabye kuri ayo madini. Ubwo se uri mu nzira ninde? Bene da, nimuze twicare muri Bibiliya. Iki nicyo gitabo cyonyine gishobora kugufasha kumenya gusobanukirwa yuki. Ngibi ibintu 6 bizaranga abantu bari mu madini bari kugenda bajya kurimbuka, kandi ko banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Bizagaragaza ko abantu inzira barimo atari ijya mu ijuru, ahubwo barimo kwihutishwa cyane n'ikimodoka cyitwa idini cyashinzwe na Satani kibirukankana kibajyana ikuzimu. Ibyo byuzuye mu madini yose, amadini ya giprotestanti yose. Ibi bintu 6 mabwiye byibereyemo. Imana yavuze ko muri uyu mwaka hari abantu benshi bagiye gupfa bapfe barimbutse. Rwose hari abantu bayoboye amadini bagiye gupfa muri uyu mwaka, kandi benshi bagiye kugenda barimbutse. Hari abahanuzi bigize abahanuzi n'abahanuzi Imana yabahaye muri uyu mwaka. Imana iri kuvuga yuko abo bahanuzi benshi bagiye gupfa kandi barimbuke. Turabwira abantu bari mu madini yose, dore teste Imana izanye mu madini ya nyuma, abagenzi bakabibona neza. Ni teste irebana amadini yose, agomba kubikora ku rwego rw'isi. Iyi rero niyo teste ya nyuma Imana itanze, ihaye abantu bose bari mu madini. Iyi teste umuntu utazayumvira agiye kurimbuka, ntago azabona ubugingo. Ubwo nibwo butumwa bwa nyuma tubahaye. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa ubana natwe kandi gufata umwanya wo gukurikira ubutumwa bwiza tugenda tukugezaho kuri butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turasuhuza abanyarwanda mwese buri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasuhuza abanyarwanda muri Uganda, abari muri Kenya, bari muri Tanzania, bari Burundi. Turasuhuza abarundi mwese. Navuga ngo muri abavandimwe, kuko ururimi rwacu n'urwanyu bisa nkaho ari kimwe. Ngira ngo itandukaniro cy'ururimi rwacu n'urw'abarundi ni gato yakaburamo. Turasuhuza rero diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye, ku migabane
igize isi, ku mugabane wa Aziya, mugabane wa Amerika, mugabane w'Uburayi, mugabane wa Oceania. Mwese Imana ibahe umugisha. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Turagushimiye mwami wacu, mubyeyi wacu dukunda kandi utwitaho, wewe wadupfiriye kandi watumeneye amaraso atagira ingano, ukamena amaraso y'igiciro cyinshi cyane, yaduhindukiye isoko izeza abantu bose. Amaraso yawe yejeje abantu kuva mu kinyejana cya mbere kugeza n'uyu munsi. Ni isoko idakama rero, kuko kuva mu kinyejana cya mbere kugeza muri kinyejana cya 21 wagiye weza abantu. Amaraso yawe ntajya akama, kandi uzakomeza kubeza kugeza ubwo uzishyira itorero ryawe ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari mu maso yaryo. Kandi mwami, turagushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Uyu mwanya mwiza tugiye kuvuga ku ijambo ryawe, turagusabye ngo ubane natwe, kandi ijambo ryawe rigira ububasha ku bantu bose bagiye kuryumva, mu izina rya Yesu, amen. Amazina nk'uko bisanzwe ni Jalik, ikigeneye nkaba ndi misiyoneri. Turashimira Imana kuko iduhaye uyu mwanya mwiza. Hanyuma tuyoboye umuryango w'ivugabutumwa witwa Disciples Family of Jesus. Ni umuryango w'abana b'Imana bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Navuga ngo ni ministries ihagurukiye muri iki gihe cya nyuma kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu bintu bitatu: kuvuga, kwamamaza ubutumwa bwiza tuvuga, gukora, dukorera Imana dukoresha ubutunzi bwacu n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu. Cya gatatu, gukiza indwara, kuko ubwo bubasha bwose Yesu arabuduhaye. Yigeze abwira intumwa ze ngo nimunyizera muzakora n'ibirenze ibyo nakoze, kandi Bibiliya bigaragaza ko byabayeho. Kandi natwe turi intumwa za Kristo mu cyimbo cye, niko Pawulo yavuze ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Bibiliya idusomye igice cya 5 n'icya 3 n'icya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa. Bibiliya tugaragariza aho Imana yagiye ikoresha igicucu cya Petero kuzura abapfuye. Ngo bazanaga intumbi z'abantu bapfuye bakazirambika ku muhanda cyangwa se ku nzira aho Petero ari buce, hanyuma igicucu cya Petero uwo gikoze wese akazuka. Ariko habanzaga ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana, hagakurikiraho gukorera Imana bakoresha ubutunzi bwabo, bafasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene, indushyi zose, ndetse abantu bababaye bakabafasha. Hanyuma yaho Imana ikabakoresha imirimo n'ibitangaza, bagakiza indwara zananiranye, ubumuga bwose bwari mu bantu. Kuko iyo usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 kuva ku murongo wa 17 haravuga ngo, cyangwa usubire ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, haratubwira ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima yabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose. Uwo ni umurongo wa 15. Arababwira ati mujye mu bihugu byose, mwigishe abari mwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Ngibi yavuze ibimenyetso 5. Icya mbere aravuga ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icya kabiri, bazavuga indimi nshya. Icya gatatu, bazafata inzoka. Icya kane, kandi nibanywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato. Icya gatanu, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Umurongo wa 19 aravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa yicara iburyo bw'Imana. Umurongo wa 20 akavuga ngo abo barasohoka. Bande basohotse? Intumwa ze. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, kandi akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Bya bimenyetso yavuze ngo bizagumana n'abizera. Intumwa zimaze kubwirwa kujya mu bihugu byose kugisha abari mu bose ubutumwa bwiza, abizera bakabatizwa. Yesu yatangiye guhamya ubutumwa bwiza intumwa zivuga, abuhamirisha bya bimenyetso yavuze.
kwirukana abadayimoni mu izina rye, kuvuga indimi nshya, gufata inzoka, kunywa uburozi cyangwa ibindi bintu byose byica baba bibabahaye ntibapfe, ndetse no gukiza indwara, barambika ibiganza ku barwayi bagakira. So rero Imana iduhagurukije muri iki gihe kugira ngo twamamaze ubwami bwayo binyuze mu bintu bitatu. Icya mbere ni ukuvuga, kuko igikenewe cyane nuko tuvuga Yesu tukamumenyekanisha, abantu bakamumenya, bakamwizera, hanyuma bagakizwa. Icya kabiri nuko turangiza dukoresheje imbaraga zacu, ubwenge bwacu, ubutunzi bwacu n'ubugingo bwacu, niko birivuga. Uko Imana dushoboje na bene data bose ni ukugenda dushyigikira abantu bari mu buzima bugoye, uko Imana izagenda iduha ubuzima cyangwa iduha iterambere ry'umubiri. Icya gatatu ni uko dusengera indwara, sengera abantu bananiwe, bafite ubumuga, kuko Yesu yaradutumye, niko yatumye ngo mugende mwigisha abandi mwe bose, mukize abantu bumuga, mukize indwara n'ibindi n'ibindi. So rero Imana twarayihaye, tugomba kugenda. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo kugeza iki gihe itorero, abizera Yesu, nitwe dutindije kugaruka kwa Yesu. Akenshi bikaba binamuye abantu uko bahagurukanye ubuvyutse, bahagurutse bafite imbaraga zo kwegera Imana no gukizwa no gukiranuka, bateye umugongo uyu mudugudu witwa rimbukiro, ariyo si, barimo kureba ururembo Siyoni bajyamo, kubera ko bagiye badasohoza misiyo ya Yesu yo kugenda. Kuko Yesu yaradutumye, ntabwo yatumye ngo twicare bene da. Nibyo duhora tuvuga, amadini yicaje abantu baremera baricara. Ariko Matayo 28 umurongo wa 18 wa 19 ndetse no 20, Bibiliya igaragaza ko ari wo murongo mukuru urimo ubutumwa Yesu yasigiye itorero. Niwo murongo mukuru urimo ubutumwa, message Yesu yasigiye itorero kandi rigomba gusohoza. Ni umurongo uvuga ngo nahawe ubutware mw'Ijuru ndetse no mw'isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Icya gatatu, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo bintu ko ari bitatu ni mubyubahiriza, mukagenda mukabwiriza, mugahindura abantu. Icya kabiri mukabatiza, icya gatatu mukigisha, mugatoza, nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo rero Yesu abantu agendana nabo, akabana nabo, akaba ari kumwe nabo, nabasohoje misiyo y'ibi bintu bitatu: kugenda kubwiriza, guhindura abantu, kabiri kubatiza, gatatu kwigisha. Naho abantu bicaje abantu mu hariya, abantu bakemera bakicara, n'abandi nabo bitwa abapasiteri, abashumba, baki bose bakicaza abantu. Abo bantu rwose Yesu kuba ari kumwe nabo, wapi? Ibi ndongera bibabwiye wapi? Kuko niba badasohoza icyo Yesu yavuze, hari ikibazo gikomeye. Ntabwo Yesu ashobora kubiyereka. Niyo mpamvu abantu basazanye indwara mu madini zidakira, niyo mpamvu abantu babana n'ubumuga budakira, niyo mpamvu abantu bafite ibibazo byinshi kubera n'agakiza, bagahura na confusion kubera n'agakiza. Kuko Yesu ntabwo yigeze abana n'ababayoboye, abitwa ngo barabayoboye, ngo abihishurire babashe nabo kumugaragaza mu bamwizeye, babashe gukizwa. Bigatuma abantu babana ubujiji bw'agakiza kandi bakibwira ko bajya mu ijuru. Bigatuma abantu bumuga mu mibiri yabo, bamwe barimo abadayimoni, bibana n'imyuka mibi, ibyo barota nijoro, barota bari mu marimbi, barota birukanka, barota basaza n'ibindi barota. Abandi bararogwa buri munsi. Bega ibyo bintu byose ugasanga umuntu aribana n'uburozi bwanze gushira muri we, buhora bumugaruka. Kwa Yesu hari ubutware, kwa Yesu hari ubushobozi. Impamvu adakora imirimo rero ni ukubera ko aba bagabo bayoboye amadini yanyu mubamo batigeze basohoza ubu butumwa cyangwa se iyi misiyo yose y'itorero. Ni ukugenda tukabwiriza, tukabatiza, tukigisha. Bavuze ko kwigisha ni ugutoza abo bantu, tukabatoza kumenya Yesu neza, bakamenya ngo ubutumwa bwiza niki kibugize.
nihe package igize ubutumwa bwiza, nibiki biri mu kintu cyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza package yabwo igizwe n'ibintu bigeze kuri 5, ibindi biza byose byururiraho. Icyambere nuko ubutumwa bwiza no kuvuga kwa Yesu, kabiri gupfa kwa Yesu, gatatu kuzuka kwa Yesu, kane kugaruka kwa Yesu, gatanu urubanza ku batumviye ubutumwa bwiza n'ubugingo buhoraho kubizeye umwami wacu Yesu Kristo. Iyo niyo package Yesu yasigiye itorero. Niyo bavuze ngo mugende mu mahanga yose mwigisha bari mwose ubutumwa bwiza, mugende mubabwire banyizere. Uwizera akabatizwa, unyizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi n'ibimenyetso bizagumana nabo nibi. Ibi bimenyetso bireba abantu bose bamaze kwizera: kwirukana abademoni mu izina rya Yesu, kuvuga mu ndimi nshya, gufata inzoka, kutagira icyo tunywa ngo kitwice cy'uburozi, ndetse no kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ibi byose umukristo mu rugo rwe agomba kuba bifite, umukristo ari mu kazi agomba kuba bifite. Ariko ibi byitiriwe abayobozi b'amadini ngo ni ibya bishop, ngo ni ibya profete runaka, ni ibimenyetso bizagumana n'abizera. Ntabwo ari ibya bishop, ntabwo ari ibya pastor, ntabwo ari ibya reverend, ntabwo ari ibya apostle runaka, ntabwo ari ibya profete runaka. Bizagumana n'abizera bose. Bivuga ngo mu rugo iwawe ugomba kuba ibi bintu bikuriho: uvuga mu ndimi nshya, wirukana abadayimoni, usengera indwara zigakira, baguha uburozi ntibugufate, kiritse ari ishuri Imana ishatse kugushyiramo. Kuko hari igihe Imana igira gutya ikavuga ngo reka manze mwigishe n'iri shuri naryo amenye ko abantu bose atari bazima, ari abagome. Iryo naryo ryige, kandi mwereke ko no mu rupfu ushobora kumuzura azakomeze n'abandi bahuye n'ibyo bibazo. Ibyo byo birashoboka. Ariko niba nta shuri rihari, nta muntu ushobora kukuroga ngo bugufate koko niba uhagaze muri misiyo ya Yesu. Ibiro n'ibimenyetso bizagumana n'abizera. Ikibabaje rero, kuko amadini yashutse abantu, abayobozi b'amadini bashuka abantu, barabicaza mu ntebe, korari ibumoso, korari iburyo, izindi korari hariya, abantu bakicara mu ntebe ntibajya bahava. Umuntu akicara mu ntebe akarinda yisaziramo. Ntigeze asoma Bibiliya nibaza ngo avuge ngo narayimenye. Igihe yigishirijwe ntigeze afata. Nta muntu n'umwe yabwirije ubutumwa bwiza. Ntabwo yigeze nibaza avuga ngo nanjye nzaza ngenda mu ngo ngende mvuga ubutumwa. Twebwe turi kuri misiyo, turagenda mu ngo urugo ku rundi, twigisha abantu, tubabwira ko hari abapfiriye, tukamusobanura dushingiye kuri ba butumwa tubabwiye, tugasuza kandi tumubwira ko agiye kugaruka uwo mwami. Twerekana ibimenyetso byose n'ibyo turi kubona mu isi birimo gutambuka byinshi. Izi ndwara z'ibyorezo mubona, izi ntambara ziriho mu isi, murabona iyi ntambara imaze agiye kuzuza umwaka hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Intambara mu Burayi ziraca ibintu, intambara muri Afrika ziraca ibintu, intambara muri Aziya ziraca ibintu, intambara zishingiye ku byihebe n'ibindi, inyigisho z'ibinyoma ziyobya abantu, ubwicanyi bw'abayisilamu barimo kwica abakristo, ubugome bumaze kugwira mu isi, aho abagabo bica abagore babo, abagore bakica abagabo babo, abana bakica ababyeyi. Ibyo byose tukabyerekana ku buryo dusengera abantu. Ubu abantu benshi mo barakizwa. Turi gusohoza icyo Yesu yavuze. None kuko amadini yanze gusohoza icyo Yesu yavuze, icyambere Yesu ntabwo ari kumwe nabo. Icya kabiri nuko ibi biteye abantu kurambirwa iby'agakiza. Uko umuntu yahagurutse afite inyota ziko Yesu ari bugaruke nijoro cyangwa ku manywa, cyangwa azagaruka muri uko kwezi cyangwa mu wundi mwaka, bigatuma bakizwa neza. Kuko babimazemo imyaka myinshi, barongeye basubira mu ntege nkeya, bigira mu byaha. Kandi birabivuga, Yesu yarabigaragaje avuga yuko mbere yuko agaruka, uko abantu bazimura umwana, bakamwimura akahava, bakimika ibindi, abantu bagasubira inyuma gusenga uko basengaga bakabireka, abajyaga bayiriza ubusa bakabireka, hakaduka bigisha b'abakozi ba Satani babuza abantu kwiriza ubusa no gusenga, hakaduka bigisha b'abafilozofi n'abascientifique bashorewe n'imbaraga z'imyuka mibi y'abadayimoni zipfa byitabo cyitwa Bibiliya. Hagahaguruka abakabaliste, hagahaguruka abapanafricaniste, bagahaguruka nabo bakaza gupfobya Bibiliya, bakabwira abantu kugaruka mu mico y'ibihugu. Ibyo byose Yesu bigaragaza ko azaduka ibintu byinshi. Tekinoloji ikarangaza abantu bakajya bibera mu bintu bibarimbuza. Ibyo byose byarahanuwe. Ubu nibwo butumwa turi kugenda tubwira abantu. Turagenda urugo ku rundi nk'uko Pawulo abikoraga. Pawulo yatangije amatorero yo mu ngo, ntabwo yatangije ibibizo abantu biyubakiye by'amasinagogi ngo ni insengero. Yajyaga mu ngo akigisha imiryango igakizwa,
iyo miryango akayigisha neza, akayitoza Imana, bagakura mu ijambo ry'Imana, bakiga gusenga, bakiga kwiriza ubusa, bagasohokera ijambo ry'Imana. Mu minsi mike akabasengera ati namwe muhaguruke mugende. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero. Niyo mpamvu natwe tubirimo, turi kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu Rwanda hamaze kuboneka abantu, i Burundi bamaze kuboneka, muri Kenya, Uganda, mu bihugu bitandukanye bya Afrika barahari, wajya mu Burayi ho ni benshi, muri Amerika bamaze kuboneka, kandi barimo gukura mu ijambo ry'Imana. Ivuga butumwa turarikoze, mbega turi kurikora kandi ibintu biragenda neza. So icyo tubwira abantu rero, turongeye dutanga imiburo, kuko Yesu yadutumye kubabwira. Turi gukora mu gihe kibi kigoramye cy'ubugoryi, aho abantu bafunze amatwi. Bibiliya mwumve ku Pawulo yavuze, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2, ibice 4, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Mwumva aya magambo, na amagambo agendanye n'ubutumwa ngiye kukubwira. Nshuti yanjye, nutita kuri ubu butumwa ngiye kuguha, urabeho uzabura ubugingo. Pawulo yaravuze ngo, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose, kuko igihe kizaza. Aha niho nashakaga. Yaramubwiye ngo ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Aba bishop, aba pasiteri, abo ba aposo n'abandi n'abahanuzi ngo bose benshi barakura mu gihe gikwiriye, ikitabakwiriye cyagera bakabireka. Igihe gikwiriye ni igihe ubuzima bwawe bwose bumeze neza, nta ndwara, nta gushonje, ntiwambaye ubusa, nta wakurwanyije. Icyo ni igihe cyawe gikwiriye. Ikitagukwiriye ni igihe abantu bose bakurwanya, benshi ugasanga ntibumva ubutumwa uvuga, rimwe na rimwe ugasanga wenda nta mafaranga ufite yo kurya, uri umukene, wambaye ubusa, n'ibindi n'ibindi. Icyo ni igihe kitagukwiriye. Pawulo rero aravuga ngo ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Nurangiza rero ukora ibi bintu bine: icya mbere uhane, icya kabiri uteshe, icya gatatu uhugure, icya kane wigishe. Umuntu wese ufite ibi bintu akundwa n'abantu bake, kandi abo bantu bamukunze nibo bajya mu ijuru, abandi barajya kurimbuka. Umuntu utemera guhanwa, ntiyemere kubatesha ibyo afite bitazamugeza mu ijuru, ntiyemere ko bamuhugura, ntiyemere kwigishwa, uyu muntu azarimbuka. Kandi none umuntu wahawe gukora ibi bintu, guhana, gutesha, guhugura no kwigisha, akundwa n'abantu bake, kuko nibyo byarangaga Yesu. Yesu yaraharaga, agatesha, agahugura, akigisha. Pawulo nibyo byamuranze. Bene uwo muntu rero abantu baramuhunga, kuko kugira ngo abwire umuntu ngo ibyo bintu ufite bijugunye, jugunya hasi, akagutesha ati jugunya. Ni nko kubona umwana afashe buje yaka, cyangwa agafata urwembe, warufashe azi ko ari akantu keza, afashe iyo buje azi ko ari nziza, warangiza ukamutesha ukavuga ati jugunya, ukamwambura cyangwa ukakubita intoki jugunya hasi. Wowe urabizi ko bishobora kumugiraho iki ingaruka, ariko kuri we kubera ko ubwenge bwe aruko bureshya, wazi ko utwo tuntu afashe ari twiza, mukanyereza gukora muri buje ashye cyangwa urwembere mukati. Noneho uriya mwana itarakarira umuntu umutesheje icyo kintu yari afite, kandi uwo muntu umutesheje icyo kintu ni urukundo, ni ukugira ngo atagerwaho n'ingaruka mbi. Rero iyo turi gutesha inyigisho z'ubuyobe mwigisha, tugatesha ibyo abapasiteri bababwiye n'ababishopu n'abaposo ko atari ukuri, tukabereka ko aho muhagaze atari heza, niyo mpamvu benshi muturwanya. Ariko uturwanya Imana izakurwanya. Hari abavuga ngo niterabwoba. Ntabwo twe dutera abantu ubwoba, kuko umuntu uhana, agatesha, agahugura, akigisha, abantu baramurwanya, kandi abamurwanya ni abajya kuzimu. Keretse umuntu Imana yahindukira ikamureba ikavuga ati kweri uyu muntu birakwiriye. So rero turimo gutesha twerekana amadini ko atigeze ageza abantu ku gakiza. Turi gutesha tubwira abantu bari mu madini ko nta kintu mwavanye yo mugiye kuribuka. Turi guhana tubabwira ngo muve muri ibyo byaha, muve muri ibyo, mwizere Yesu ko ayo madini mwicayemo nta bugingo mufiteyo. Turimo guhugura twereka abayobozi b'amadini yuko batigeze bubahiriza mission Yesu yasigiye itorero, kwagura ubwami bw'Imana, kubwiriza, kubatiza, kwigisha, gutoza. Turatubabwira ngo ziriya nzu abanyamadini bubatse bakazita ngo ni insengero,
ubundi yari amazu yubakiwe kugira ngo atrainingirwemo abizera. Abo babwirijwe bakabatizwa bicare mu ntebe batrainingwe, nibarangiza bamaze gukura batojwe neza bagende. Noneho bababwira ati katubasengere namwe mugende kwihutisha ubutumwa bwiza kugira ngo tugarure umwami wacu. Ariko noneho siko abayobozi b'amadini babikoze. Bicaje abantu, umuntu akazaga akicara mu ntebe ngarizeye, bakamubatiza akicara kuri iyo ntebe akarinda yisaziraho. Nta muntu numwe arabwiriza, nta numwe arahugura, nta numwe arigisha. Utamubaza ngo biravuye biragiye by'Agakiza, utamubaza ngo Bibiliya isobanura iki aha naha, atazi iyo biva niyo bijya. Ese uyu mwana wicaye ahantu n'ibiki bamugaburiye dora tubivuga. Noneho twebwe turahugura abayobozi b'amadini, ba bishop, ba apostle, bande bose, ntabwo ari ikimana batumye. Ziriya nzu nizo gutrainingirwamo. Mwakagombye kuba mu training abantu bagahinduka bose ba missionnaire. Twababwiye ko ubundi misiyo ya Yesu abantu badasobanukiye bya missiology muzaza tubatoze tubigisha. Muri missiology ya Yesu ni ukuvuga ngo harimo abamisiyoneri batatu, cyangwa hariho abamisiyoneri batatu. Umumisiyoneri wa mbere ni umumisiyoneri ugenda akajya kubwiriza, guhindura, akagenda akabatiza, nyuma yarangiza akigisha. Umumisiyoneri wa kabiri ni umuntu usigara asengera, umunyamasengesho usigara asengera, cyangwa se akajyana na wa wundi wagiye ariko akahura amusengera, anasengera n'abantu bari kwigishwa ubutumwa bwiza. Uwo nawe ni misiyoneri wa kabiri, umunyamasengesho usengera, misiyoneri ujyana ubutumwa bwiza. Uwo ni misiyoneri wa kabiri. Misiyoneri wa gatatu ni umisiyoneri usigara asapotinga, wa wundi usapotinga. Yesu yarabafite abadamu bakire, yarafite n'abagabo bakire bo batigishaga ariko bagendanaga nawe. Abandi ugasanga basigara batunganya ibyo intumwa ziri buze kurya n'umwami wacu Yesu Kristo. Akaba abadamu b'abakene n'abagabo bakire bakora mu butunzi bwabo bagatanga amafaranga. Ubundi intumwa zikavuga ubutumwa kandi zibayeho neza, batabura imyenda yo kwambara, batabura ibyo kurya, kandi abo bose Imana ikababona ko bahagaze mu murimo w'Imana wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ikintu kibabaje nuko abantu bafata amafaranga bagakomeza kuyatanga mu madini ngo bari gukorera Imana kandi nta mugisha babonamo. Aho kuyatanga ngo abantu bihutisha ubutumwa, babashyigikire abamisiyoneri bajyana ubutumwa bwiza, barakomeza kwihera pasiteri, bishop akarya inda yaraje, afite vewiti, afite Range Rover, afite iki, abana be biga mu bihugu bikomeye za Canada, za Indian, abandi bari kwiga mu Burayi, za Belgique, za ariko ugasanga abo bantu bicaho ngaho ntibakura mu by'Agakiza. Ntabwo rero navuga ngo uyu muntu azi gukorera Imana icyo ari cyo, ahubwo nta n'umugisha azabona mu byo akora. Nubwo hari abantu babeshywe bakabeshya ngo ni Imana yababwiye. Bene, reka mbabwire, niba tudasohoje icyo Yesu yavuze kugenda, turi kubeshya, ntabwo turimo gukorera Imana, ntabwo dukorera Imana, kandi Imana izabitubaza. So rero ni ukuvuga ngo ni abamisiyoneri batatu, abo ni bagomba kugenda. Pawulo rero abwira Timoteyo ngo uhane, uteshe, uhugure, wigishe. Aba bantu bari mu madini bakabaye ibi bintu abayobozi babo babigisha, bakabahana, babereka, babaha impanuro ku birebana n'Agakiza, bagatesha ibyo babona bafite. Niba bafite ishusho y'isi, hari igihe abantu bavuga ngo barizeye ariko baba bakabona baracyariho ya shusho y'abisi, ntibigeze bahinduka mu mivugire, mu ngendo, mu myambarire, bega mu mitwarire yose, ukabona aracyari uw'isi, ugasanga aracyagira amagambo apfuye n'ibindi. Rero hariya haraho gutrainingirwa, abapasiteri bakaba barimo gutraininga aba bantu, bagahana, bagatesha, bagahugura, bakigisha. Nibyo mukora. Umuntu ntaba mu idini kandi aripfiramo agisa ko akunda atarigeze ahinduka. Uyu muntu utarigeze nawe ahinduka ngaje guhindura abandi, ubwo wavuga ngo wamuyoboye iki? Wowe se wicaye utarigeze uhinduka, ukamaze imyaka 15, iki gitabo cyitwa Bihutarakisomera. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero Pawulo arangije abwira Timoteyo ngo kuko igihe kizaza, ikihe gihe se? Uyu munsi turimo ni igihe kizaza. Mu myaka 10 bizaba ari igihe kizaza.
mu myaka 30 ni igihe kizaza, mu myaka 100 bizaba ari igihe kizaza. Bivuga ngo iri jambo ngo igihe kizaza igomba gusohora mu bihe byose, muri periode zose zigomba kugenda zitambuka mu isi. Igihe kizaza ni iki turimo. Icyo gihe kizaza ngo nibiki bigomba kubaho, ngo ntibazihanganira inyigisho nzima. Icya kabiri ngo ahubwo amatwi yabo azaba barya. Gatatu yifuza kumva ibanezeza. Kane bigwirize abigisha bahuje n'irari ryabo. Icya gatanu aravuga ngo kandi baziziba amatwi batumva ukuri. Icya gatandatu aravuga ngo bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ibi bintu bitandatu tubonye nibyo bisohoye kuba iki gihe mu bantu bose bari mu madini, haba muri Katolike, haba mu Adventiste, haba muri ADP, haba muri Restoration Church, Zion Temple, Healing Center, Miracle Center, Eperi, mu Batista, mbega mu madini yose tubona. Ibi bintu bitandatu bibasohoyeho muri ayo madini yose tuvuze. Tukiri aho ngaho turibitsa abadukurikiye iki gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Igitabo cyiza cyane, igitabo gifite ubutumwa bwiza. Niba ushaka guhinduka, ukaba ushaka kumenya urugendo uhagazemo, ukaba ushaka kumenya ibyaya madini tubona muri iyi si, ukaba ushaka kumenya uburyo antikristo ari gukorana n'ubutegetsi bwite bwa leta mu bihugu byose byo ku isi, ukamenya ugasobanukirwa neza uburyo abantu benshi bagiye gutotezwa na za leta z'ibihugu, kandi binyuze mu kuba leta zikorana na antikristo mu buryo bumwe zizi cyangwa zitanazi. Soma iki gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Ni igitabo kirimo inyigisho zitwa eschatology, inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka. Ni kinini ariko si kinini cyane, nta nubwo na gitoya. Kizwe na page 108. Igitabo usoma ukava muri umuhanga usobanukiwe iby'imisi y'imperuka duhagazemo. Imikoro antikristo uburyo ari gukorera mu madini, ari gukorera muri leta, ari gukora mu bitwa ngo n'abahanuzi, ndetse n'igihe azakora, kuko twasobanuye imikoro antikristo mu bihe bitatu: igihe yakoze, abo yakoranye nabo, intwaro yifashishije, abo yarwanyaga. Hanyuma tuza muri iki gihe cyacu turimo uko ari gukora, abari gukorana nabo, intwaro yo kwifashisha n'abo arimo ararwanya. Ndetse tusobanura n'itorero rivuye mu isi uko azakora, kuko abantu benshi babyigisha uko bashaka. Dusobanura ngo antikristo nindi, teologiya imwita inyamaswa, hanyuma ngo umwuka we ikamwita umuhanuzi w'ibinyoma. Icyo ni ikinyoma nanone, kandi abateoloji nuko byose babyize, nuko babivuga, nuko bisobanura abantu. Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo hariho umuhanuzi w'ibinyoma ngo habeho na antikristo. Icyitonderwa rero, Satani afite ubutatu satanike, butatu bw'umwijima, ari bwo ikiyoka, inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma ariwe antikristo. Ibi byose twarabisobanuye. Byahishuriwe Yohana igice cya 16 umurongo wa 12 na 13 niho dusanga ubutatu satanike. Yohana yaravuze ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya ku ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Urumva rero ubutatu satanika hano buri: ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikiyoka Bibiliya iravuga mu Byahishuriwe 12 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9 ngo ni cyanzo ka kera, ariyo mwanzi na Satani. Inyamaswa Bibiliya igaragaza mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 7 ko inyamaswa isobanura ubutegetsi. Umuhanuzi w'ibinyoma akaba ariwo dusanga mu Batesalonike rwandiko rwa 2 ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11, ariwe antikristo. Ndetse no mu rwandiko rwa Yohana rwa 2 ibice 2 hose umuhanuzi w'ibinyoma ni antikristo. Twarabisobanuye aha ngaha rero. Dusobanura kuzamurwa kw'itorero, kugaruka kwa Yesu, imikoro antikristo mu madini, muri za leta z'isi, gutotezwa kw'itorero, aho bizakomoka, igihe rizatoterezwa, niba ari imbere y'uko Yesu agaruka cyangwa niba nyuma y'uko Yesu agaruka. Ibi byose twarabigaragaje. Kigizwe n'ingingo 12 zose zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka. Gusenyuka k'ubutegetsi bw'isi, intambara 2 zigomba kuba mu isi arizo Harimagedoni na Gogi na Magogi. Ugishaka babitubwira, reba nimero zacu aho ngaho kuri AYALONI TV, urazisangaho. Twandikiye kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare aho uri hose ku isi,
kirakugeraho. Imana igumugisha. Tugaruke rero, Pawulo tubonye ibintu bitandatu yavuze bizaranga abantu mu minsi y'imperuka bari mu madini, yaba abayobozi b'amadini, yaba abayoboke bo mu madini. Yavuze ibintu bitandatu bizabaranga. Kwandiko rwa Timoteyo rwa 2 ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo 5 batweretse ibintu bigeze muri bitandatu bizaranga bo muri iki gihe cy'imperuka. Niyo mpamvu dutanga ubutumwa Imana iduhaye benshi ntibabwumve. Niyo mpamvu abayobozi b'amadini tubabwira tubahugura ntibumve. Niyo mpamvu tubwiriza abantu kwihana ibyaha ntibabyumve. Abantu benshi gasanga babipinze ubundi baratwita abayobe, ariko nta kibazo, kuyoba kwacu gufite ishingiro kandi gufite aho kutujyana. Yaba warayobye nkatwe, kuko tugiye kureba ubuyobe ufite nibuza warayobeye muri Bibiliya. Nta nubwo wayobeye muri Bibiliya, nibuza tuvuga ngo nibiyo yakuyobeje. Abantu benshi nta n'ubuyobe nizo bafite bwa Bibiliya. Yaba warayobeye muri Bibiliya twari kugufasha, ariko se ko na Bibiliya utayemera, ariko se ko utanayizi, none ubwo niba unyita ko nayobye nkavuga ko wayobye, ubwo uri mu nzira ninde? Kugira ngo tumenye uri mu nzira tumurebera muri Bibiliya. Ukuri mvuga, ibyo mvuga tubisanga muri Bibiliya. None wowe ibyo wemeye bishop wakwigisha uzamubwira bikwereke muri Bibiliya, cyangwa se bishop nawe ubyerekana muri Bibiliya turimo kwigisha ibyo wigisha abantu bawe. Twebwe rero turabereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Katolike amadini yose yarayobye kuri yo, ADPR andi madini yose yarayobye kuri yo, kandi ayo madini nayo ADPR nabayobe kuri yo. Hanyuma kandi ayo madini nayo Katolike nabayobe kuri yo. Abaluteriyeni nabo hari ukuntu bareba andi madini yose bakabona yarayobye. Abadivantiste ku yandi madini yose nabayobe. Amadini yose ku badivantiste nabo abadivantiste barabye kuri ayo madini. Ubwo se uri mu nzira ninde? Beneda nimuze twicare muri Bibiliya. Iki nicyo gitabo cyonyine gishobora kugufasha kumenya gusobanukirwa yuko. Rero inyigisho zizaranga abantu mu minsi y'imperuka batazumva ukuri nizo tubonye muri Timoteyo. Pawulo avuze ibintu bitandatu bizaranga abantu bari mu madini yose. Ngibi ibintu bitandatu bizaranga abantu bari mu madini bari kugenda bajya kurimbuka, kandi ko banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Ngibi ibintu bitandatu tubabwiye bizagaragaza ko abantu inzira barimo atari ijya mw'Ijuru, ahubwo barimo kwihutishwa cyane n'ikimodoka cyitwa idini cyashinzwe na Satani kibirukankana kibajyana ikuzimu. Ni ibihe rero batubwiye? Pawulo avuze ngo mu minsi y'imperuka abantu ukuntu bazaba bameze. Icyambere, abantu ntibazihanganira inyigisho nzima. Icya kabiri, amatwi yabo azaba barya. Icya gatatu, bazifuza kumva ibibanezeza. Icya kane, bitume bigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Mbega bahuza n'umwigisha wigisha iby'amafaranga, iby'akazi, ibyo kujya i Burayi, kuri indege, urubyaro, gukiza indwara, ibintu byose bihuza n'umubiri gusa. Ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. N'abahanuzi bahanura ibyo bazashaka. Niyo mpamvu abayoboke b'amadini y'umunsi bikundira umwuka wa gipfumu, binjiwemo n'umwuka wa gipfumu, barirwa mu bahanuzi, kandi abahanuzi nabo muri iyi minsi y'imperuka ni abapfumu kuko nta butumwa bwiza bavuga. Icya kane rero, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Icya gatanu, ngo baziziba amatwi batumva ukuri. Icya gatandatu, ngo bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ibyo byuzuye mu madini yose, amadini ya giprotestanti yose, amadini yose ya giprotestanti. Ibi bintu bitandatu mbabwiye byibereyemo. Yaba aya macaci zavutse vuba, yaba aya madini yabaye ibigugwa amaze imyaka myinshi, uhereye ku baluteriyeni ukajya ku bangirikani ukajya ku ba methodiste libre. Aba methodiste libre bo bari mu bwoko butatu, cyangwa se bigabanyijemo ibyiciro bitatu. Ukajya kuba Adventiste bemera ibya Pentecote, babandi basohotse mu badive ngo bo bemera icyumweru n'isabato, bakemera n'Imana z'umwuka wera n'umwuka wera. Ugiye ku bagorozi, babandi bigabanyijemo nabo ibyiciro bine. Ugiye ku Babatista, ku Badeperi, kuri za Sepake na za Sepebu, ugiye kuri Eperi, ugiye kuri Apostolique, ugiye kuri aya madini yose. Mbega aya madini yose, Miracle Center, Healing Center, Zone Temple, Restoration Church, ubu budini n'ibidini byabaye ibikugu byose. Abadivantiste bose uyu mwuka Pawulo avuze urimo, kandi ubwabo ntibemerana. Ubwo se wamenya harya ngo ujya mu ijuru ninde? Twebwe dukwiriye kuva mu madini tugasoma ijambo ry'Imana, tugasoma Bibiliya. Bibiliya kitubwiye akaba ari cyo dukora. Nawo amadini yayobeje abantu benshi. Niyo mpamvu abayarimo badashaka kumva ubutumwa bwiza, ahubwo biriya bintu bitandatu bibariho. Bene data, nimuze duhaguruke twige ijambo ry'Imana, turisobanukirwe, tujye kuvuga ubutumwa bwiza. Muze duhaguruke dusenge, twirize ubusoma ku ijambo ry'Imana tubwira.
duhaguruke dukoresha ubutunzi bwacu tugende. Dufite ishuri rya Bibiliya turi kwigisha riri online, abantu benshi bamaze kugera kure cyane, bamaze gukura, turi gusenga, turi kwiza ubusa. Imana iri kuduha ubutumwa bukomeye cyane muri iki gihe duhagazemo, ndetse nuko dukwiye guhaguruka tugakorera Imana. Nimuze duhaguruke tuvuge ubutumwa, ntabwo ari ibintu byo kwicara. Koresha ubutunzi bwawe, ariko ubukoreshe ukurikije icyo birivuga, n'abantu ukwiriye gusapotinga mu ivuga butumwa. Kuko amadini uratanga ibyacu, uratanga amaturo, ntukura mu gakiza, abapaseri baririra gusa. Bene da, mwaritse tugasoza misiyo ya Yesu, ko Yesu ari cyo dushakaho, tukajyana ubutumwa bwiza. Turi kwiga inyigisho zirebana n'amazina ageze muri 7 agendanye n'umuhamagara Imana yaduhamagaye. Ni amazina 7 ahuje n'icyo Imana yatugize. Ushobora kwibaza ngo icyo kintu twakigizwe ryari? Imana yakitugize ryari? Yakitugize igihe twamaraga kwakira Yesu umwami n'umukiza tuvutse ubwa kabiri. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo rero bamaze kuvuka ubwa kabiri bakabyarwa n'Imana. Hari ibintu bigeze muri 7 Imana yatugize byo turanabyitirirwa, dufite amazina yabyo, ari nabyo dushaka gukora ikiganiro cyabyo ku ruhande, ko twatugeze ku bintu 2 cyangwa amazina 2. Umunsi tutashaka kujya ku izina rya gatatu, ariko ni ikindi kiganiro turi bukore se iki ngiki. Twabonye ko icya mbere Imana yatugize insengero zayo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Icya kabiri, umukristo wese ni umutambyi. Ibi twarabyize, twagiye kubirebana n'abatambyi, tureba n'amabwiriza agenga abatambyi, tureba uburyo uyu munsi ubutambyi bwo kwa Aroni bwahindutse. Uyu munsi akaba ariwo mutambyi, nanjye nkaba umutambyi. Icya gatatu ni uko Bibiliya itwereka yuko turi abami. Ubwo aho niho tugeze, tugomba kwiga uyu munsi. Turakora ikiganiro ukwacyo kirebana nuko turi abami. Turasubukura ku butambyi aho twari tubugereje, dukomereze no ku bami, tugaragaze n'indangagaciro ziranga umwami cyangwa umwami akwiye kugira. Icya kane Imana yatugize cyo tukaba tunakitirirwa. Twabonye ko birivuga yuko turi inzu y'Imana. Ubwo uri inzu witwa inzu y'Imana, ariko uri n'inzu y'Imana. 5 twabonyeho Bibiliya tubwira ko umukristo ari umurima w'Imana. Imana yakugeze umurima, kandi iryo zina naryo uri umurima. 6 twabonye birivuga ko umukristo ari umuzabibu. Yesu ni umuzabibu, umukristo akaba ishami ry'umuzabibu. Umuzabibu n'ishami ntiwabitandukanye, byose ni umuzabibu. Icyanyuma cya 7 nuko Bibiliya yatubwiye ko itoro rya Kristo cyangwa se abakristo ari amabuye yubakwa ku ibuye rikomeza ifuruka ryo Yesu. Kubira tubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu akaba ibuye rikomeza imfuruka, ariko ibiri kongera kuvuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ayo ni amazina 7 twabonye agendanye n'icyo Imana yatugize igihe twizeraga. Mu yandi magambo, ndi urusengero. 2, ndi inzu y'Imana. 3, ndi umutambyi. 4, ndi umwami. 5, ndi umurima w'Imana. 6, ndi ibuye. 7, ndi umuzabibu. Ubwo turi ibyo, ariko ayo ni amazina agendanye n'icyo Imana yatugize. Utarabimenya rero, uzumva ko inzira ikujyana mu ijuru ari mu rusengero, muri iriya nzu. Pastor akuyobye, bishop akuyobye kuko yashinze idini ku bw'inyungu ze. Niyo mpamvu atashobora kukwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turi kubona ibintu byaduka mu isi, abantu bakabijyamo, ariko abayobozi b'amadini ntibabyigishe ngo babereke ko ibyo bajyamo ari bibi. Niyo mpamvu umuntu ubutinganyi mu Rwanda ejo bundi bazamuye amabendera y'abanyamadini bakaba bacetse ntacyo bari kuvuga. Ukibaza ubutumwa bari kwigisha abayoboke bari imbere yabo
ibyaha biragwiriye, abicanyi babaye benshi, abagambanyi, abajura, abasambanyi, ubutinganyi, ingo zirasenyuka buri munsi, amoko yuzuye mu bantu, ibyo byose biruzuye. Ariko abapasiteri, ababishopu, abaposo bicaye muri ayo madini barisomera ngo Uziya yaratanze, ngo Uziya w'ubukene, Uziya w'inzara, barivugira ku Imana ngo igiye gutabara abantu bayo ikabaha ibiryo n'amafaranga, barivugira ku Imana igiye kubambika no kubaha amaviza, aho kwigisha ibyaha ngo abantu babivemo, aho gusobanura ko imeruka irangiye Yesu agarutse, ibimenyetso bigaragaza imeruka byose. Coronavirus twarayibonye ejo bundi, iki kimenyetso cy'iriya ndwara nubwo yazanywe n'abantu, ariko Imana yarabihanuye. Yesu yari yarabivuze kera muri Matayo 24 yuko mu minsi y'imperuka mbere yuko agaruka hazabaho indwara z'ibyorezo. Murebe indwara z'ibyorezo ziriho muri iki gihe, ntabwo wazibara ngo uzazirangize. Izo aba bagome barimo barakora kugira ngo batwice, izituruka mu byo kurya turya kubera ari amafumbire bakoze, izituruka mu kunanirwa k'umubiri, abasirikari bakaba bamaze gucika intege, izituruka mu barozi bahagurutse nabo barimo kuroga ku rwego rukomeye. Ibyo byose birimo kumara abantu bibarangiza. Yesu yavuze ko rero izo ndwara zizabaho, zizaba ari zigaragaza ko imperuka ibaye Yesu agarutse. Ibyorezo by'indwara, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21 kuva ku murongo wa 11 kumanuka hasi kugeza ku murongo wa 28, aho harabigaragaza byose bizabaho mbere yuko Yesu agaruka. Ibyo niyo turi kubona bicicikana mu isi, ariko abayobozi b'amadini, abahagarara amadini baracetse ntacyo bari kuvuga, barivugira ko Imana igaburiye abantu gusa batabaye. Ni ukwirirwa bameze nk'abarimo kwenjoyinga, baseka, bakoma amashyi, ni za haleluya no kubyinisha abantu. Nta butumwa bwiza buri mu madini, kandi byaba byarahanuwe yuko mu minsi y'imperuka ngo abantu bazahagarara imbere kuri za alitari muri ariya masinagogi, bahagaze ku maritari mu masinagogi, aho kugisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bakigisha prosperity, ubutumwa ko buzahinduka, abantu bakigisha ibihuje n'irari ry'abantu. Nanone kandi ari abapasiteri, ari aba evangelist, ari abahanuzi, ari abaposo, ari ababishopu, bakigisha ubutumwa buhuje n'irari bafite, ariko nanone babanje kureba abandi baje nabo kari ryo bashaka, ari ryo rari bafite, bakaba ari ryo bigisha abantu. Ibi nibyo bigezweho. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buraheze mu isi, mu madini nta burimo. None se niba tubona ko ibyaha bigwiriye mu isi, izo ndwara zikaba zuzuye, kandi ari ibimenyetso Yesu yavuze bizaranga kugaruka kwe, abanyamadini bakaba batarimo kwigisha izo nyinshi, bavuga ngo izi ndwara muri kubona izitezwa n'aba bagambanyi b'abagome barimo kutugambanira kugira ngo batwice basigare bonyine, izizanwa no gusaza kw'isi, izizanwa n'amafumbire bazanye siyansi yatuzaniye, izizanwa n'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, ngo babwire ngo izi ndwara murimo kubona zigaragaza ko isi igiye kurangira Yesu aragarutse, mube maso. Ibyo barumye giho barabigumana, ntabyo bavuga. Niba Bibiliya igaragaza ko ubutinganyi bwo bwari muri Sodomu n'i Gomora, abanyamadini bakaba baracetse batarimo kubwigisha ngo berekane ko ubutinganyi burimo gukwira isi yose, kandi abanyamadini batangiye gusezeranya ahubwo abantu ngo bakanguke, bakaba bacetse bigisha ibiryo n'amafaranga n'akazi. Niba batarimo kwigisha abantu ko uko iminsi izagenda iza, birigaragaza ko abantu bazasubira inyuma mu by'agakiza, bakarushaho kuba babi cyane, bakagenda mu bintu by'Imana uko bishakiye, kandi biri bigaragaza Yesu yaravuze ngo abantu bazabanza bamwimure, bimika amafaranga n'akazi n'ibiryo n'ubusambanyi n'ubujura. Ibyo bakaba bacecetse, nyamara Bibiliya igaragaza ko ibyo nitubibona Yesu azaba agarutse. Mwambwira ngo aba banyamadini ubutumwa barimo barabwiriza abantu n'ubuhe? Mwa banyamadini mwe turongeye turabivuze, Imana igiye guhana kuko ni ubutumwa yaduhaye.
Imana yavuze ko muri uyu mwaka hari abantu benshi bagiye gupfa bapfe barimbutse. Hari abanyamadini babeshya abantu bagiye gucindagurika. Rwose hari abantu bayoboye amadini bagiye gupfa muri uyu mwaka kandi benshi bagiye kugenda barimbutse. Hari abahanuzi bigize abahanuzi nta bahanuzi Imana yabahaye muri uyu mwaka, kuko Imana yatanze imubura igenda ibivuga ibabwira ngo nibareke kuyibeshyera. Imana iri kuvuga yuko abo bahanuzi benshi bagiye gupfa kandi barimbuke. Hari amadini menshi, abantu benshi bagiye kurimbukiramo babura ubugingo kuko banze kumva ubutumwa bwiza. Yesu aragarutse ariko benshi bararimbutse. Twararanguruye tumaze gusarara, turi kubabwira ngo nimugaruke mu butumwa bwiza bw'ubwami. Tugiye gutangira kubasobanurira ubutumwa bwiza bw'ubwami n'iki kibugize. Twababwiye ibintu bitanu ariko hari n'ibindi biza byiyongera kuri ibyo ngibyo. Ariko noneho rero package yuzuye iziraho n'ibyo bindi niriya twavuze: kuvuka kwa Yesu, gupfa kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu, ubugingo buhoraho n'urubanza ku batuye isi banze kumvira ubutumwa bwiza. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero. Ntago ari kwigisha amafaranga n'akazi, so kuvuga ibyo kurya, so kuvuga kuri indege, gukira indwara ngabyo twigisha. Ibi byose biza ari inyongezo Imana yongerera ku bantu bamaze kwakira ubwami bwayo mu mitima yabo. Ariko amadini yanze kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ahubwo yigisha inyongezo gusa. Barirwa basobanura inyongezo, babwira abantu inyongezo Imana itanga mu bwami kugira ngo abantu bazarimbuke kuko batigeze bamenya Yesu. Mu gusoza iki kiganiro turabwira abantu bose bari mu madini yose ari ku isi ngo nimuhumuke amaso kuko umwijima ubuditse muri ayo madini. Turabwira abantu bari mu madini yose, dore teste Imana izanye mu madini ya nyuma yo gutuma abantu no basobanukirwa neza ko ubutumwa tuvuga ari ukuri, abagenzi bakabibona neza. Ni teste irebana iki cyo ni Imana ije gutestinga mu bantu bose bahagarariye amadini kugira ngo abagenzi bajya mu ijuru bahite babibona koko hahandi bari atari inzira ijya mu ijuru. Kuko iki kintu kirebana n'ubutinganyi amadini yose agomba kubikora ku rwego rw'isi. Abayobozi b'amadini bagiye gutangira gushingira, abatabyemera barakinga. Iyi rero niyo teste ya nyuma Imana itanze ihaye abantu bose bari mu madini batumva ubutumwa bwiza tubabwira. Iyi teste umuntu utazayumvira agiye kurimbuka, ntago azabona ubugingo. Ubwo nibwo butumwa bwa nyuma tubahaye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza utugejejeho. Dusabye umuntu wese wari udukurikiye kugira ngo umuhe kuba maso kandi akanguke kandi amenye ko ahagaze ari hejuru y'umwobo wa Gihenomu, hejuru y'umuriro wo muri Gihenomu. Umukangure. Dusengeye abantu bose kugira ngo bagakiza batarakizwa, bakwizere, bagutegeze kugiye kugaruka. Ndagushimiye ko mvije gusenga byamaje nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bandi bw'umugisha kikana nakagaruka. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora